n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Kristo Yesu akuzwe. Iki cyumweru gikurikira icyumweru twahimbaje ubutatu butagatifu, nacyo cyakurikiraga icyumweru twahimbaje Pentekositi. Iki turagihimbazaho umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu ry'umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo. Ni icyumweru kizwi nk'icyumweru cy'isakaramento, isakaramento ritagatifu. Ntitwirirwa tuvuga n'iryo ari ryo kuko turarizi. Ni isakaramento rihatsa ayandi, isakaramento ry'Ukaristiya, isakaramento ryo kwitanga kwa Yesu yiha abantu bose kugira ngo abakize. Ariko n'andi masakaramento asigaye atandatu nayo ni matagatifu rwose, ahubwo no kuri iryo sakaramento nk'uko tubivuga rihatsa ayandi, rimwe Yesu Kristo yiremeye araye ari budupfire. Ukaristiya rero, igitambo cy'Ukaristiya ntigitana n'igitambo cy'umusaraba cya Kristo witanze kugira ngo turonke ubugingo. Nuko biduhaho itegeko iteka tugatura igitambo cy'Ukaristiya, tukagira misa tumwibuka, twibuka uwatwiguranye, uwatwitangiye. Ari abahawe Ukaristiya ya mbere rero, niba hari n'abatarayihabwa, uyu munsi twongere kurangamira Kristo umuzima mu Ukaristiya ntagatifu, udutunga, akaduha ubuzima, akatubera impamba nzima ituganisha mu bugingo bw'iteka. Bavandimwe, tugitambo cy'Ukaristiya tuzirikana abantu benshi badashobora kugitura, abantu benshi basonzeye Ukaristiya ntagatifu, ababasha guhazwa n'abo bidashobokera bari hirya no hino ku isi mu bihe bitandukanye. Hari abari mu bihe by'imidugararo, ibihe by'intambara, uburwayi se n'ibindi byose byatuma batisanzura ngo bahure n'abandi, babashe kwizihiza uyu munsi mukuru. Kandi duture na Nyagasani n'ababahinyura cyangwa batumva neza iriyobera ry'urukundo rw'Imana, urukundo rwa Yesu ubuzima mu Ukaristiya ntagatifu, udutunga, akatubeshaho, akadukiza. Kugira ngo tubikorane umutima usukuye, nimucyo tubanze twanga ibyaha byacu, kugira ngo tubashe kuko gutega amatwi Nyagasani mu ijambo rye, tunature igitambo cy'Ukaristiya. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, n'imbere yanyu bavandimwe, ko nacumiye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Koko naracumiye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mubikira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, musabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, idukize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Yeah.
Nyagasani Yesu Kristu, we wadusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe n'isakaramento ry'agatangaza, turakwinginze uduhe kubaha amayobera matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twiyumvamo ubudahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. wowe bana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro. Aburahamu ubwo yahindukiraga amaze gutsinda abami bane, Malekisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi. Yari umuherezabitambo w'Imana usumba byose. Asabira Aburahamu umugisha avuga ati, Aburahamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi hasingizwe Imana isumba byose yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburahamu amutura igice cya 10 kuri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana.
wanjye kugeza igihe abanzi bawe mbagira umusego w'ibirenge byawe. Uru umusaserdoti iteka ryose, ore Kristo anyagasane, inkoni yawe y'ubutegetsi yuje ububasha, uhoraho azayirambura igere kure, uhereye i Siyoni. Ganza ugenga abanzi bagukikije. Umusaserdoti iteka ryose, ore Kristo anyagasane, wahawe ubutware kuva ukivuka, wimikirwa ku misozi mitagatifu, mbese nk'urume rutonda mu museke, uko niko nakwibyariye. Uru umusaserdoti iteka ryose, ore Kristo anyagasane, uhoraho yarabirahiriye kandi ntazabisubiraho na gato, ati uri umuherezabitambo iteka ryose, uburyo bwa Melisedeki. Uru umusaserdoti iteka ryose, ore Kristo anyagasane. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti. Bavandimwe, njyewe rero dore ibyo nashyikirijwe na Nyagasani bikaba ari byo nabagejejeho. Nyagasani Yesu araye ari butangwe yafashe umugati, amaze gushimira arawumanyura avuga ati, iki ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mubikora namwe bibe urwibutso rwanjye. Barangije kurya, n'inkongoro ayigenzereza atyo avuga ati, iyi ni inkongoro y'isezerano rishya rishingiye ku maraso yanjye, mujye mubikora namwe, kandi igihe cyose muyinywereyeho bibe urwibutso rwanjye. Kuko igihe cyose murya uyu mugati mukanywa no kuri iyi nkongoro, muba mwamamaza urupfu rwa Nyagasani kugeza igihe azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana.
Nyagasani Yezu n'abane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga imbaga y'abantu iby'ingoma y'Imana kandi akiza abari babikeneye bose. Umunsi uciye ikibu, ba 12 baramwegera baramubwira ati, sezerera aba bantu bajye mu nsisiro no mu ngo ziri hafi aha bashaka icumbi n'icyo barya kuko aha turi ari ku butayu. Maze arababwira ati, mwebwe ubwanyu nimubahe ibyo kurya. Baramusubiza ati, nta kindi dufite kitari imigati 5 n'amafi 2 gusa, keretse ahari twebwe ubwacu twajya kubagurira icyo barya. Koko hari abagabo bageze nko ku 5,000. Yesu abwira abigishwa be ati, nimubicaze mu dutsiko tw'abantu nka 50. Abigenza batyo, barabicaza bose. Nuko afata ya migati 5 n'aya mafi 2, areba ku ijuru, ayivugiraho amagambo y'umugisha, hanyuma arabimanyura abiha abigishwa be kugira ngo babihereze abantu bari aho. Bararya bose barahaga, barundarundira hamwe ibisigaye ibyuzura inkangara 12. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu akuzwe. Turahimbaza umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu. Iyo tuvuze gutyo nk'uko nabivugaga kare, duhita twumva iryo ari ryo. Isakaramento ritagatifu ry'Ukarisitiya, ariko n'andi masakaramento n'amatagatifu. Ariko twibuke ko iri sakaramento ritagatifu ry'Ukarisitiya ni agasongero, yewe n'isoko y'andi masakaramento. Iri sakaramento riranga umutima wa Yezu, ni isoko ivubuka umutima mutagatifu wa Yezu, ivubuka mu rukundo rw'Imana. Ni sakaramento ry'ubwitange, ni sakaramento Yezu yatwihereye ku wa 4 mutagatifu kugira ngo risobanure icyo yaragiye kudukorera, ko yaragiye kutwitangira. Niyo mpamvu nk'uko Pawulo intumwa yabyibukije, ari nako bigenda buri gihe mu gitambo cy'Ukarisitiya dutura. Yezu yitanze mu bimenyetso by'umugati na divayi, agira ati, mwakire murye, iki ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa, mwakire munywe, aya ni amaraso yanjye agiye kubamenerwa. Igitambo cya Yezu mu misa rero, icyo ariyo kibyara Ukarisitiya ntagatifu, ni kimwe nk'igitambo cyo ku musaraba, kuko kuri aritari kimwe no ku musaraba ni Kristo muzima utwitangira, uretse ko ku musaraba yapfuye, naho kuri aritari akaba adapfa. Ariko wapfuye akazuka ni nawe shingiro ryo gukomeza gutura iki gitambo cy'Ukarisitiya, kiba igitambo cy'ibabara, urupfu n'izuka bya Yezu Kristo. Ukarisitiya ntagatifu rero ni sakaramento duhabwa.
ejo bundi hari abarihawe bwa mbere, ababatijwe ndetse n'abari batarahabwa Ukarisitiya bwa mbere. Hari natwe tumaze igihe twarahawe Ukarisitiya ya mbere, nuko dukomerezaho. Ndagira ngo uyu munsi utubere ukwivugurura k'uburyo twakira kandi tubana na Yezu mu Ukarisitiya ntagatifu. Umuntu agiye gusobanura umuntu, sinzi niba yamusobanura ngo amurangize. Umuntu ni iki? Umuntu ufashe abahanga banyuranye bajya bamusobanura bijyanye n'ubuhanga bwabo, nuko bakamusobanura igice. Ufashe psychologist ngo asobanure umuntu, yamusobanura psychologist. Usabye economist, nawe nibwira ko yamujyana mu bintu bya economy. Ubajije biologist, yamusobanura biologically. Umuntu rero ni mugari. Umuntu nicyo nuko Imana yamuhanze, ariko ikamuhangana n'ubushobozi budasanzwe ubwo kurushaho kunoga no kwinogereza bihuje n'uko imushaka. Umuntu rero nuko yabayeho, nuko ariho, n'icyo azaba cyo, n'icyo yariye, n'icyo yanyoye, n'icyo arya, n'icyo anywa, n'icyo yabonye, n'icyo yumvise, n'icyo yakoze, n'icyo akora, n'icyo yumva, n'icyo abona. Ibyo bintu byose biragenda bikakugira uriwe. Nigeze kubabwira ko umuntu afite icyo anapfana n'icyo arya. Umuntu n'icyo yariye, ariko si icyo gusa. Nigeze kubibabwira mu buryo bw'urwenya, nkamwe abanyeshuri mutigenga ku ndyo, burya buriya murya umuceri, akawunga, kugira amahirwe hakagwamo akajumba, ubundi kumbati, ubundi kira ibishyimbo buri gihe. Arya murya ibishyimbo buri gihe? Umunsi ntabwo wabaho urunyogwe nibura? Reka da. Mboga, amashu, mu yandi magambo murasa nk'akawunga. Ubu muri akawunga, muri umuceri, muri ibishyimbo, muri amashu, ku buryo ubu n'ubu hari icyo mupfana n'icyo urya. Ntabwo wabihakana, muri byo rwose. Murabona ukuntu mureba, murareba nk'ibyo mvuze, ariko tubivemo, utabihindura urwenya. Impamvu ni ukugira ngo twibaze ko duhabwa Yezu muzima mu Ukarisitiya ntagatifu buri gihe, tukanabisaba ngo turifuza gusa n'uwo duhabwa, tugenda dusa na Yezu mu kwemera kwacu guti. Uyu munsi rero ryavugururwa navugaga, ryongere ritwegereze Yezu uko twitegura kumuhabwa, uko tumuhabwa, niyo tumaze kumuhabwa twitwara gute nk'abamuhawe. Hari ibikorwa byinshi biherekeza kubanira Yezu, hari uko kumuhabwa, hari ukumushengerera. Ukarisitiya ntagatifu nyine, aho aba ari mu taberenakoro ntagatifu. Uyu munsi turanamutambagiza mu rugo iwacu, kugira ngo asure imfuruka z'aho dutuye, z'ibyo tubamo, z'ibyo dukora byose. Ubu Yezu rero dutambagiza, dushengerera, ndagira ngo uyu munsi nubwo tubikora, tutibagirwa Yezu uri muri wowe kuko umuhabwa. Uzirikane ko wowe ubwawe nawe uri nka taberenakuru ishyingurwamo Yezu muzima kugira ngo mubane. Yezu tubana mubanira nte? Hari igihe
ni na hano kuri paruwasi ya Gitarama nabyibukije mu kanya misa ya mbere narindimo, njya mbona ibikorwa byiza biherekeza Yezu mu kumuramya, mu kumwubaha, kumwubahiriza, ariko nkabona kenshi dushaka kureba wa wundi uri hirya, uri iruhande rwanjye, nkaba nakwibagirwa wa wundi nahawe. Ibyo bikorwa byo guherekeza Yezu ni byiza, nkuko nabivuze uyu munsi turatambagiza isakaramentu, turashengerera Yezu. Reka mbere nko kuri korari, ariko korari si iririmba yonyine, ni twebwe twese. Hari igihe tumara nko guhazwa, abateguye indirimbo bakabona zabaye nkeya kuko hahagijwe abantu benshi, nkabona barimo barazongeramo n'izindi hari bigoranye cyangwa batateguye neza, none uko kuzigira ndende cyane nkabyibazaho, ariko ni ukugira ngo ubundi bigende gute? Zanarangira haba hanyuramo akanya gatoya ko guceceka, gatoya mushaka indi, nkumva hari bagira ngo duhagijwe ntawaririmbye ntitwahabwa Yesu. N'igihe cyo gushimira cyagera tugashimira we, tugataraka tukishima tukumva biranaryoshye, kugeza ubutarekera. Izo ndirimbo zateguwe zanarangira, umusaseredoti yagena akanya gato ko guceceka kugira ngo turusheho kuzirikana neza gusabana na Yezu twahawe mu mutuzo ari wese muri twebwe, bo bakagira ngo buriya hari bagize ngo padiri yizihiwe, baragira ngo bongereho n'izindi, bakongeraho izindi. Sindwanya kuririmba, sindwanya ibyo byose, ariko hari igihe dushobora kubijyamo bigahinduka ibintu biri external, cyiza bidufasha guhimbaza Imana nk'uko tubivuga, ariko ndagira ngo uyu munsi tugarukire n'ibintu biri muri twebwe. Yezu uri muri wowe, mu mutima wawe, mu bwenge bwawe, mu mibereho yawe. Ntabwo urugero rwo kuri paruwasi, sinavuze korari, navuze ku muco mwiza waje wo guherekeza Yezu tumaze guhazwa, tugakunda kubikora tunavuga rya sengesho Yezu wacu, nari mvuze ritari ryo, Roho wa Yezu ntunganye, Roho wa Yezu nyirokore, ni ryiza ndarikunda. Naryigishijwe na mama, ndabyibuka niga mu wa kabiri, hasigaye iminsi mike muzahabwa Eucharistia ya mbere. Ariko hari igihe iyo turiririmbye duherekeje, wenda ntabwo tugira tabernakulo iri hano, isakaramentu tujya kurishyingura muri tabernakulo, rimwe na rimwe niyo muri iriya chapelle ahoramo n'ubundi sakaramentu, niyo mpamvu tujyamo tugashengerera. Ariko tugira na chapelle hariya mu rugo rw'abapadiri, niho dukunze gushyingura isakaramentu riri muri tabernakulo, riri muri Siboire, iriya mperezo. Buriya buryo bwo guherekeza isakaramentu duhagurutse twerekeje amaso kuri tabernakulo, hari igihe numva bitabagaho. Kuba bitarabagaho ntabwo ari uko ababaga barahagijwe icyo gihe bari bimye icyubahiro Yezu Kristo duherekeje, ibyo tugiye gushyingura mu tabernakulo ntagatifu. Ubu rero kuba byaraje ni byiza, ariko kuba ari byiza njya ngira ubwoba ko byakuraho no kuzirikana kuri Yezu wahawe, wamaze kwakira iwawe, nawe wabaye nka tabernakulo rwose, ku buryo hari iyo tubonye nk'umwe muri twebwe adahagurutse, yaba umukirisitu wicaye mu mbaga, yaba umupadiri cyangwa umwepiskopi, bitewe n'uko wenda we yanasakiranye rwose
na Yesu Kristo yahawe akaba ari bahugiyeho, twavuga tuti mbega igikirisitu cy'ikipagani ntikibona abandi ko bahagurutse ko duherekeje Yesu, twerekeje mutabere ntakoro ntagatifu. Ndashaka kuvuga iki? Ubwo buryo bwo kubikora ni bwiza, ariko ntibukadukure mu Kinyarwanda ubundi amaze gufungura agira n'igihe nakita icyo ntabwo umuntu yuza digestion. Ku mwana n'uwo wahawe ukamutuza iwawe, mu mutima wawe, mu mibereho yawe, mu bwenge bwawe. Nuko tubigenza tugiye gushyingura isakaramentu ni byiza, ariko ubundi uriya ni umwanya mbere na mbere ubaye uwawe na Yezu rwose. Niyo mpamvu turirimba tuti Yezu duhawe gumana natwe. Yezu duhawe gumana natwe, nyir'ubuzima bwacu tura mu mitima y'abakwemera. Ni ngombwa kuzirikana ko aje kuba iwacu, mu byacu, muri wowe mbere na mbere. Ntabwo ngira ngo mbace ko uwo mwico mwiza rero ko tuzajya duherekeza Yezu, ariko namuherekeza uzirikana ko mbere na mbere wamwakiriye iwawe, muri wowe, mu mutima wawe, wifuza kugumana nawe, kandi yaje niba uhari koko nawe muri kumwe. Nkumva ivugururwa rikomeye rya mbere twarigira n'iryo. Umuntu wahagijwe ntabwo amera uko abonye, ntasakabaka, aratuza akabanza agaturana na Yesu koko yahawe. Nigeze kubibabwira, reka nabisozerezeho, manya byarambanye uburondogozi, nuko nabibona icyo gihe najyaga mbiseka nkabyumva nyuma maze kuba mukuru. Ni nyogokuru Madarine ubyara mama, yageze aho arasaza akaba atakibasha kujya mu misa. Rimwe na rimwe ku cyumweru abahereza b'Ukaristiya akamugemurira isakaramentu. Icyo gihe rero twabaga twagiye kumusura, twagiye mu misa, twarazaga agahita tubaza ati wagiye mu misa? Ntinagiye mu misa. Basomye ayo masomo nkamubwira, namubwira rimwe natangira kurivuga yafataga mu mutwe kubi, nkumva rivuze ryose. N'ivanjiri akabigenza atyo. Wahagijwe? Ntahagijwe. Wahagijwe neza witeguye? Nkamubeshya nari niteguye. Ntabwo nabashaka kumusubiza ikindi. Namara kumbwira ko nahagijwe agahita akubita amavi hasi, agakubita n'uruhanga hasi, akaramya. Nta mukecuru uri mu biki? Ndabizi ubwo abasirimu mwagize ngo ni mwebwe ndimo nubaha. Nunamiye Yesu Kristo wahawe. Nge nta nubwo nabaga nibuka ko harya ngo burya namuherewe iyo ngiyo ndinda ngenda amasaha 2 akindimo. Nuko kwemera kwakiriza y'ubundi, ukwemera kwacu nuko iyo hagijwe Yezu kumva umutunzi wasigaranye nawe. Uba wabaye undi Yezu mu by'ukuri, cyangwa se wabaye mutwara Yezu, wabaye nawe nka tabere na koro, cyangwa se uba wabaye nka kiriya gikoresho bita ostensoir. Kiriya ni igikoresho ushyiramo isakaramentu ritagatifu kugira ngo turitambagize cyangwa tubashe gushengerera hamwe turihanze amaso. Isakaramentu ntabwo ari ririya. Nigeze kujyana muri santarari, mutaba muri mwebwe harimo injiji zimeze nk'abo ngabo, ngenda nitwaje ostensoir. Osti nyine ni pisi ya isakaramentu. Ni igitwara osti, ni igitwara sakaramentu. Noneho ngezeyo ngitwaye, tumaze gushyingura isakaramentu twakoresheje dushengereye, ndakibagirwa ndigendera. Yabambona umuntu, mumbabarira uwo muntu muzi ko narinzi ko abisobanukiwe, yari umuhereza w'Ukaristiya. Sinzi icyo yashaka kuvuga, niba bwari ubujiji, ariko bugeze no kubahereza w'Ukaristiya byaba ari amahano. Ati padi, tuzi ko yibagiwe rya sakaramentu. None se nsanzwe ndisigahanga ngo ngire ndarizanye, mbona nzaniye iki? Iki ntabwo ari sakaramentu. Mu kanya tudatangira gushengerera
bamwe bagatangira gushengerera iki cyuma cyiza kirimo ikirahure bakagira ngo nicyo Yezu muzima. Bavandimwe rero, reka no gutinda kugira ngo n'uwo muhango tuze kuwukora mu mwanya wagenwe, ariko tuze kuwukora no kwemera, ariko kwemera gukomeye n'umuteguro ukomeye tuwushyire mu guhabwa Yezu muzima mu Eucharistia ntagatifu, kugira ngo kuko aze adutungire ubuzima. Ni twebwe Kiliziya turema Eucharistia, iyo Eucharistia kandi niyo igize ubuzima bwa Kiliziya, niyo itubeshaho. Dusabe Nyagasani rero imbabazi aho twamuhawe tutabyitayeho, turangaye cyangwa se tutabikwiriye, ariko kandi tunamusabe n'ingabire yo kumukunda ngo tumuhabwe, kuko hariho n'abantu bateye mu buryo bw'ukwemera ariko kuba gukocamyeho gatoya, bakibuza burundu guhabwa Yezu mu Eucharistia ntagatifu, kuko bumva ko ari abanyabyaha. Ibyo turi abanyabyaha. Umunyabyaha arababarirwa akicuza ibyaha bye, byaba ngombwa mu isakaramento ry'imbabazi akongera akegera ameza matagatifu. Ndetse ibyaha byoroheje twemera ko Yezu Kristo abiduhanaguraho, ndetse no mu gitambo cy'Eucharistia ikintu gituye twemera. Niyo mpamvu mu ntangiriro zo gutura igitambo cy'Eucharistia dusaba imbabazi, ariko hari igihe tuzisaba tutabyitayeho. Na mbere yo guhazwa, ziriya ndirimbo ntago ari imirimbo, ntago ari imitako. Confiteor yo gutangira na Agnus Dei igihe dusaba imbabazi, nuko duke tuberwe no guhabwa Eucharistia, kuko ubundi tutari tubikwiye. Hari igihe rero twajya turyoherwa na liturujia igomba kuryoha, tugatwarwa n'uburyohere bw'umuziki, tukibagirwa gukora icyo uwo muziki udutumira kubamo. Nka mukanya rwose Confiteor yari imeze neza, iri mu kirimi cy'igiswahili abenshi mutanumva, ukumva bigenda yo, ariko se ndimo mwekera mu mbabazi, ndimo gusaba Nyagasani. Tujye tubizirikana. Sinzi iyo bateguye muri Agnus Dei, hari igihe hazamo kandi ndagakunda nako mujye mukaririmba, si ukugira ngo nkabaceho, kuko nuko igihe tuyiririmba ubwenge bwacu n'umutima wanjye birimo birakora iki. Nta kazi kikaryoshye, cyangwa nuko ndibuze kumva akajwi keza kuriya mukobwa bikaba ibyo gusa. Twitoze guhuza liturujia n'ubuzima n'uburyohe bwayo, kuko ni ngombwa, ariko no kwibaza kuko ubwenge n'umutima wanjye igihe bidakora. Ni ihame ryanjye, niko nabaye. Ubwo niba narayobye Imana izabimpore nta kundi, ariko numva ukwemera kwanjye kutanywanye n'umutima n'ubwenge, naba ndi umusazi. Buri gihe rero tujye dutumira ubwenge n'umutima wacu binywane n'iyobera cyane ijambo Nyagasana duhaye, ndetse n'icyo dukoze cyose, kuko aho hantu mu bwenge no mu mutima niho mbere na mbere duhurira nawe, ni naho ya shusho yaduhanganye ituye, kurusha uko byaba ari ibindi twibeshya. Sometimes tugereranya n'icyo mu Cyongereza bita ngo is housing. Dusabe Nyagasani rero gutuza kugira ngo twakire Yezu abe muri twe, atubere koko igitambo, atubere ifunguro, atubere n'inshuti tubana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Twamamaza ukwemera kwacu. Ndemera kw'Imana rimwe, Oh
amasengesho yacu kugira ngo Eucharistia itubere twese impamba muri urugendo rw'ubuzima turimo.
uzi byose ukamenya ubukene bwa muntu, umva n'impuhwe amasengesho y'abakwemera, ubagaburire mu rugendo rwabo, ubahe impamba ngo bazagere iwawe bishimiye kubwa Yezu Kristo umwami wacu.
maze kiliziya yawe ingabe y'ubumwe n'iy'amahoro bigenurwa n'aya maturo tuhereje ku bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'abantu bose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka ku bwa Kristo umwami wacu, igihe asangiye n'intumwa ze bwa nyuma yashatse ku rwibutso rw'agakiza abantu bose bakesha umusaraba we ruzakorwa igihe cyose. Maze rero dawe umwana wawe nta mutagira inenge akwituraho igitambo kikunogeye kandi kigusingiza ku buryo bukwiye. Iryo banga ry'agatangaza niryo utungisha abayoboke bawe rikabatagatifuza, maze bene muntu uko basangiye gutura ku isi imwe bagasangira n'ukwemera kumwe kubamurikira, kandi bakarangwa n'urukundo rumwe rubahuriza hamwe. Niyo mpamvu tunezerezwa no gusangirira ku meza matagatifu iryo sakaramentu ry'agatangaza, kugira ngo nitumara gusenderezwa ingabire zawe zineza imitima zirutaka ubutungane ubuduha gusa n'ab'ijuru. Nicyo gitumye ibiremwa byose byo mu ijuru no munsi bikuramya bikuririmbira indirimbo nshya, kandi natwe twifatanyije n'abamarayika bawe bose duhanikiye icyarimwe igisingizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tuti Deus.
kuko uri nyir'ubutagatifu nyagasani ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None duterana imbere twifatanyije na kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero mubyeyi wacu, tukagusaba tumwisunze, usakaze uruhe kuri aya maturo maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Yaragiye kugabizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko abahereza abigishwa bavuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa bavuga nimwakire maze munyweho mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora biteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora urwibutso rwanjye. None rero nyagasani, mu gihe two ku rupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye uyu mugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, ibuke kiliziya yawe igiye ku isi hose, maze uyogohore ijya mbere mu rukundo, hamwe na Papa wacu Leon, umwepiskopi wacu Baritazari Ntivuguruzwa, n'abatorewe umurimo wa Ritari bose. Nyagasani, ibuke kandi n'abavandimwe bacu, ababyeyi, inshuti, abaturanyi bagira neza, urungano, bapfuye afite ubwizere bwo kuzazuka, hamwe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakirire mu rumuri rumuturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese utugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka, hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu, n'intumwa zawe ntagatifu, n'abandi batagatifu bose bakunyuze ko ibihe byagiye bisimburana. Nuko hamwe nabo tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose bishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Twabibwirijwe n'Umukiza, arabidutegeka, ubwo arabitwigisha, n'udutinyutse gusenga tugira tuti: Dawe uri mu ijuru, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi kuko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Turakwinginze Nyagasani, dukize ibyago byose bihe turi mu bisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose,
mu gihe tugitegereje ya mizero mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Ari ryawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yezu Kristo abwira intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntubite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe y'amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye ayo mahoro. Hahirwa abatumiwe ku meza ya Nyagasani. Dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Sibwe kwakira umutima wanjye. Uvuga ijambo rimwe gusa none gukira. Kristo duhabwa, turagira utubeshe uturengere uzatugeze mu bugingo bw'iteka.
Kristo Yesu akuzwe. Abatagatifu Kiliziya iziziza muri iki cyumweru. None Kiliziya Gatolika iriziza Mutagatifu Thomas More, Yohani Fisheri, Pauline Wanore. Ejo kwa mbere ya Mutagatifu Yosefu Kafaso na Mutagatifu Agisa. Kwa kabiri ya Mutagatifu Yohani Batista na Mutagatifu Theodorife. Kwa gatatu hari Mutagatifu Eleonora, Garikani, Prosperi, Wilhelmi. Kwa kane hari Mutagatifu Anselmi na Mutagatifu Salvi. Kwa gatanu hari Mutagatifu Cyrilo Alexandria Fredina na Mutagatifu Ladislas. Kwa gatandatu hari Mutagatifu Irene. Icyumweru gitaha hari Mutagatifu Petero na Paulo na Mutagatifu Beata. Abaziziza ababazi n'abatagatifu Kiliziya ibifurije kuzagira iminsi myiza. Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko tubizi cyangwa se twabibonye, tugiye gukurikizaho gukora umutambagiro dutambagiza isakaramentu. Ni muri urwo rwego araza kubanza uraba utwaye umusaraba, noneho haze gukurikiraho n'abandi bahereza, nyuma yabo n'abandi banyeshuri baraza kubakurikira. Haze gukurikiraho hari abatwaye ikitabashwa ndetse bari kumwe na padiri uraba ufite isakaramentu, noneho haze gukurikiraho korari. Murakoze, tuze kubikorana umutima mwiza. Mugire icyumweru cyiza. Dusabe. Nyagasani, turakwinginze uduhe guhora tunyurwa no gutunga kamere Mana yawe, ari byo bigenurwa n'irisangira ry'umubiri n'amaraso byawe bitagatifu, wobaho ugategeka iteka ryose. Tugiye rero koko gukora uwo mutambagiro. Tutangirira hano turamya, dusenga, dusingiza, tukuza umwami wacu Yesu Kristo wadukunze rwose akatwihaho ubuzima mu Eucharistia ntagatifu. Kumutambagiza rero ntabwo twagera hose, ariko twahisemo inzira iragera hibanze mu ho dutuye. Igihe cyose rero turi kumwe nawe, twibuke kumutura ya mitima na bwa bwenge bwacu duhurira by'umwihariko. Tumutura abari hano n'abadahari, tumutura imiryango yacu, inshuti, abaturanyi, bagira neza, abo tuzi n'abo tutazi. Tumuture yewe n'abamuhakana, tumuture isi yose, tumuture Kiliziya none, kugira ngo akomeze ayirengere, ibashe kuba ikimenyetso cy'urukundo, ubuvandimwe n'amahoro mu bantu, dukomora kuri Yesu Kristo umwami wacu. Umugisha w'isakaramentu usoza, igihe turaba duhindukiye ni nawe urasoza, uraba ushoje gahunda y'uyu munsi.
Nyagasani Yezu Kristu, ubu turi imbere yawe ngo duhange amaso iri sakaramento wadusigiye. Muri Eucharistia ntagatifu wemeye guturana natwe ngo tujye tugusanga, tuguhabwe, tugusenge kandi tugushimire ineza yawe. Nyamara ntitwari tubikwiye iyo tutajya guhabwa ubwo burenganzira nawe. None rero Nyagasani Yezu, dushyize umutima wacu mu biganza byawe, ngaho utabara imbaraga nke zacu, uduhe kugusenga uko bikwiye, tugushimira ibyiza byose utugirira, kandi tuniteguye rwose kwakira ingabire batugeneye, wubaho ugategeka iteka ryose.